uzongera uza mu rugo rwanjye singufashisha usanze ari cyo usanze ndimo ndakora iwabo manika amaboko hejuru wizanye ngufatiye mu rugo rwanjye gusobanura Mwiriwe neza. kuri yanyu Ni meza. mwari muri aho Yego. yakarari se Yego. none se amakuru yanyu mwe Ni meza tugufasha iki? ko namushaka gasura mu mpamagariye basi Uramushakira iki? byacu twembe none urashaka kumenya basi Nanjye wambwira. ajya ni akawe nzakubwira ibyawe Bari bari gushaka. bimeze bite se ni byiza akakira gikize umugore mwiza nese uzajya uzi iwanjye uje kureba uzwa umugore wanjye ngewe tukavuremo ibyo ntabwo ari byiza kujya uzuza ariko sheri antuka vrema nabonye kiriya kigabo kiri kukureba nabi ukuntu muri sisiteme Sheri humura kiratwaye kivanamo nkuko twayavanyemo karori. tukivanamo amafaranga Gifite amafaranga. sheri burya uzi ubwenge hatyamungu mfite umugore uzi ubwenge kabisa sheri buriya rero ngewe nzamwihisha nikimara kuyaguha nze tugitaranire tugihondagure twirukanyire diregiti Sheri uzwi ibyo gitekerezo ari cyiza. ngewe buriya ndamayindinga mfite filozofiya ngewe mfite nimero zacu reka ngihamagare ngewe nihishe kiza tukirya amafaranga Oya wikirirwa umuhamagara n'ubundi uyu munsi yari yambwiye ngo azaza kuza kukureba uyu munsi. waraza sawa Ntusi ugiye hehe yicara araza uyu munsi. waraza Ubwo si cyo kindi kiri gukomanga. buriya nicyo Ahubwo jya kwiba. Jya kwiba. umwana yanyu none dore ndimo ndareba mu maso yanjye Ese ni wowe. Ni Karimo. karahari Oya kagiye. kaje kakagabo Ni karibu ni karibu yagiye. Ntawe uhari. amakubushiri wanjye igikobwa cyiza rwose ese akanizera ko atansanga hano Humura yagiye ariko yagiye kare rwose. yagiye Ejo nzanye iki? ariko se umukino wamurana njyewe sheri mfite inzu iriya ni iyanjye sheri iriya ni iyanjye n'imodoka ngisize hanze nabigwereza sheri Usonzanye iki uyu munsi? ubu urumva ushaka iki sheri nkigweze aka kanya we mbwira Nyine Sheri urabona muri iyi minsi nyine ikibazo cy'amafaranga. urashaka nga sheri mbwira ubuse ngweze ibihumbi 10 basi Si 10 byamarira iki? kuba kabiri nono 20 Sheri nta kintu byamara. ongera iri 10 sheri we ryongereho Byibuze ngo yangurira n'agakweto. 30 okay sheri ubuse ngo sheke basi cyakoze akekanye we kuri telefone ndaguha 50 ariko nyine ya gahunda nawe urayikora sibyo sheri Nta kibazo. imwe yonyine ngiye guha kandi mu 50 sheri shyiramo nimero rata yewe nkuremere data ngushiye mu 50 sheri unasumbesha sheri kuri sumbesha mu byukuri genda hagweza yose rwose senkani reba kuri telefone ya message reba kuri telefone nabisoje sheri Sheri urakoze.
sheri swamwereka ngo ntago ahari. Ntagira unyeganyega mugume gutyo mwari mumeze. Sheri simbafashe uzongera uza mu rugo rwanjye singufashisha. Manika amaboko hejuru. Ngufatiye mu rugo rwanjye. Oka. Ya karari yitonze ya karari kiri guseka arimo guseka komita wallahi murarya inyama zirekuye uyu munsi. Bagabo mukunda abagore babandi mwabonye yakukuna ari kumena abantu imitwe. Turaza kugira ngo namarasora ntago ari amaraso utari mu bikeke afata icupa yihonde ku mutwe ndabeshye wumva bigize ikibazo yaryihonde mu mutwe.